Mwiriwe neza, hano ni kuri Vision TV nk'ibisanzwe. Duherukana tureba uburyo wabasha kumenya abantu bakumviriza kuri telefone yawe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko noneho wahagarika abantu baguhamagara uri mu kazi kugeza karangiye. Ariko wowe uba wabasha guhamagara umuntu ushaka uwo ari we wese. Kode ni ugukanda akanyenyeri 21 akanyenyeri 078 urwego, ukemeza kuri simukadi ushaka. Uyu munsi ngiye gukoresha simukadi ya kabiri, ukandeho uri bumbwire ngo call forwarding and conditional registration was successful. Ubu ngubu nta muntu wemerewe kumpamagara, gusa jyewe nemerewe guhamagara umuntu wese ashaka. Ibi ngibi rero iyo umaze kubishyiramo bahita bakwereka akantu hariya hejuru mu iguni kakwereka ko simukadi yawe ya kabiri itemerewe guhamagarwa, dore ngaka. Ariko ushaka wabikuramo ukanda urwego 21 urwego, ukemeza kuri ya simukadi n'ubundi wari wanyuzeho uhagarika ba bantu. Urabona baratubwiye ngo call forwarding and conditional services have been disabled. Ni ukuvuga ngo noneho ba bantu twari twahagaritse bemerewe kuduhamagara. Urabona ko na ka kantu kari mu iguni hejuru kavuyemo. Ngayo nguko uko wahagarika abantu baguhamagara uri mu kazi, n'uburyo wabasubiza ku murongo bakemererwa kuguhamagara. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, comment na share, ndetse ukagukanda ku nzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bitaha. Hano ni kuri Vision TV, murakoze.